Murakaza neza kumva ijambo ry'Uwiteka, Imana iduhane umugisha. Abarokotse ibyago byo hasi bazakoranywa, abazatumira azajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yabarariritse, ubwo azabahamagara. Azaba yabarariritse, abazatumira azajyana nabo. Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nkawe bose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo. Azaba yabarariritse, ubwo azabahamagara. Azaba yabarariritse, abazatumira azajyana nabo. Niho tuzajya dukorera umwami tudahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe. Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mu isi, tuzateranwa tujyanwe mu ijuru. Azaba yabarariritse, ubwo azabahamagara. Azaba yabarariritse, abazatumira. Mumeze mute? Reka twongere dushime Imana yuko ikomeje kubana natwe muri iki gihe. Igihe Imana iri kugenda yohereza imiburo ku buryo bugiye butandukanye, ikanyuza mu babwiriza batandukanye, hari n'abandi babwiriza ijambo ry'Imana. Rero iri jambo ry'Imana nkaba ndinyuza cyangwa nkaba nigishiriza kuri YouTube channel. YouTube channel rero iyo channel ikaba yitwa Trumpet Victory TV. Iyo channel rero twabonye hari umugabane wa mbere, twabonye umugabane wa mbere ku cyigisho kivuga ngo Egiputa umugabane wa mbere. Icyo cyigisho rero twari turimo cyari gifite umutwe uvuga ngo gira umwete wihane kuko Yesu ari hafi. Hanyuma y'icyigisho cy'uyu munsi tukaba tugiye nacyo ni Egiputa umugabane wa kabiri, ariko kikaba gifite umutwe uvuga ngo gira mucuguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ese iminsi ni mibi gute? Turimo turagenda twihuta cyane kubera yuko ibihe birimo biragenda bisoza amateka y'isi. Niyo mpamvu nateguye icyigisho gisubiza ibibazo byo twari twibaje mu cyigisho cya mbere. Twabonye ngo mbese ni ibiki umuntu asabwa kugira ngo ave muri Egiputa. Twabonye mu byakozwe n'intumwa igice cya 7:39 amagambo avuga ngo Abisirayeli kuko banze kumvira Mose wari wabanye mu gihugu cya Egiputa, ahubwo basubira muri Egiputa yo mu mitima yabo, cyangwa basubira mu byaha. Twabonye neza yuko rero umuntu gusubira muri Egiputa ari ukubasubiye mu byaha, cyangwa kuba ari umunyabyaha n'ubundi abantu bose bazi. Hanyuma twabonye ngo ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu ave muri Egiputa. Ikintu cya mbere twabonye yuko ari ubushake. Abisirayeli kubwo gusenga cyane bumva batakambira Imana nyine yabonye ko babishaka, hanyuma iza kubatabara kubakura muri Egiputa. Ese umunyabyaha amenya gute ko ari umunyabyaha? Iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, muri Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 13. Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo Abayuda bifata nk'abamaraya, Imana ibagirira imbabazi. Ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayohereje
inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumve ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Mbere yuko dukomeza mu cyigisho cyacu twimbika, mureke tubanze dusenge Imana yacu. Data mwiza uri mu ijuru utwitaho, turagushimye cyane kubera ko uri Imana ikomeye. Reka ijambo ryawe rijye mu mitima yacu. Ubushize watubwiye yuko ari inkota ityaye amagi yombi, ribasha gutandukanya icyaha ndetse no gukiranuka. Reka ibyo ngibyo bize bikorera mu mitima yacu, kandi uduhe gukizwa naryo. Urakoze ku bwa Yesu Umwami wacu, amen. Reka dukomeze rero. Twari tubonye ikintu gisabwa kugira ngo umuntu ave muri Egiputa. Egiputa twabonye rero ni ukuba uri mu byaha. Ese kuva mu byaha bisaba iki? Ikintu cya mbere ni iki? Ni ubushake. Maje kubasomera isomo rimwe riboneka muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Hari amagambo avuga ngo icyo nshaka kimwe gusa ni ukwemera ibyaha byawe. Hanyuma maje kwemera ibyaha byawe, uhita uhabwa indi bagaje cyangwa uhita uhabwa ikindi kintu gituma ubasha kugenda muri urwo rugendo ukarugera ku rugero rwa Kristo. Abisiraheli bamaze kuva muri Egiputa y'ibigaragara, bafashe urugendo bajya kuba mu butayu, babamo igihe kirekire, Imana ibigishirizamo. Ese twebwe Imana izatwigisha gute muri uru rugendo mu buryo bw'umwuka? Ndabinginze ibi bintu ndi kuvuga nimubishyire mu buryo bw'ibigaragara Egiputa, ahubwo mubishyire mu buryo bw'umwuka. Ese Imana izabana natwe gute? Tubona neza Imana imaze kuvana Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa ku bw'ubushake bwabo. Ikintu cya mbere ni uko babishakaga. Ikindi cya kabiri, bagomba kugira umuyobozi. Uwo muyobozi nta wundi ni Mose wari ubari imbere. Mose rero yari afite iki? Yari afite amagambo y'Imana mu kanwa ke, Imana yari yamushyizemo. Iyo tugiye mu gitabo cyo mu Kuva mu gice cya 5, tubona Imana ijya gutuma Mose, Imana hanyuma ikamushyiramo amagambo ye. Ariko si uyu munsi twebwe Mose muboye. Ijambo ry'Imana niyo muyobozi wacu. Ijambo ry'Imana niryo dukwiriye kugenderaho. Hanyuma ikindi kintu Mose yari afite inkoni mu ntoki ze. Iyo nkoni Mose yari afite yari inkoni iranga ubuyobozi. Noneho iyo tugiye muri Yeremiya nanone, mureke twongere tugende tujye muri Yeremiya twihuse. Muri Yeremiya ni igice cya mbere, twongera kuhabona uburyo icyo igisobanuye inkoni icyo isobanuye, ibyerekwa byerekana ibihano Imana igiye kubahanisha. Noneho ni ahangaha turabona Yeremiya yarahagurukijwe nk'umuhanuzi, ariko Imana iza kumushyiramo amagambo yayo. Muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 11 turabona amagambo avuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurimbuzi. Murongo wa 12, maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ayo ni amagambo y'Uwiteka, amen. Ni ukuvuga ngo rero Imana irinda ijambo ryayo kugira ngo igire ite? Irisohoze. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu amajije kuva muri Egiputa yagize ubushake, Imana ihita imuhereza ijambo ry'Imana rikaba umuyobozi we. Hanyuma iryo jambo haba harimo amasezerano agiye atandukanye. Ayo masezerano Imana iravuga ati, uko niko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ngizane ndisohoze. Muri Habakuki ni mu bitabo by'isezerano rya kera. Habakuki yerekwa iby'isezerano ry'Imana, uburyo niyo ryatinda ritajya rihera. Mu gice cya 2 turahera ku murongo wa 1 turahera ku murongo wa 2 tugera ku wa 3. Yerekwa ko abakiranutsi babeshweho no kwizera. Ku murongo wa 2, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisoma abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Amen. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo
niyo twabona ko bizatinze, ntabwo byatinze, ahubwo dutegereze bizagira bite, bizaza. Mu cyigisho cyatambutse ubushize barambwiye ati mbese ko igihe bavugiye ngo turi mu bihe by'imperuka ngo Yesu azaza ryari. Icyo kibazo nabanje kubigisha uno mugabane wa kabiri kugira ngo Imana ituboneze binyuze mu ijambo ryayo, cyangwa tubashe kwiga binyuze mu ijambo ryayo. Hanyuma umugabane wa kabiri nzasubiza icyo kibazo kivuga ngo mbese ko igihe cy'imperuka ari kirekire Yesu azaza ryari. Gusa icyo tubona mu byanditswe byera nta makuru dufite, ahubwo dufite ibimenyetso by'igihe Yesu azaza. Hanyuma iri somo icyo ritubwira, nubwo tubona yuko byatinze, igihe cyo kuza ko kizaza, nubwo byatinda rwose tubitegereze twizeye, ntibizahera na hato. Irindi somo riboneka mu gitabo cyo Petero yanditse, cyangwa ibaruwa Petero yanditse ayandikira itorero ry'i Yerusalemu. Yarababwiye ngo mwitekereza ko Imana itinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe wagira ute urimbuka. Niyo mpamvu njye namwe Imana itwihanganira ishaka yuko hatagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko twese twabona ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu nababwiye ni igitambo cya Yesu, cyangwa ni igitambo, yego reka mbivuge gutyo, ni igitambo cya Yesu. Iyo tugiye muri Yohana igice ni cya gatatu, Yohana igice cya gatatu ku murongo, turahera ku murongo wa 14 tugere ku murongo wa 18. Hari amagambo avuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 13, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ayo ni amagambo meza cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ahari iri somo abantu benshi bakunze kurigiraho ikibazo, bakavuga ngo mbese ni gute Imana yabyaye, ni gute Imana yaje ikihindura umuntu. Ariko ni ibintu bikomeye cyane, na Pawulo byaramutangaje, ariko andika amagambo yandikira Timoteyo. Ni mu rwandiko rwa kabiri ku murongo, urwandiko rwa kabiri ni igice cya gatatu rwo Pawulo yandikiye Timoteyo. Hari amagambo akomeye cyane ku murongo wa 16 mu gice cya gatatu ku murongo wa 16, inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni. Ariko ku murongo wa 16 Pawulo yanditse amagambo narayasomye mbona yakomoje kuri uwo murongo, nanjye numva ni iby'igikundiro, niyo mpamvu nifuje kuyabasomera. Hari amagambo avuga ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekana ufite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Aya ni amagambo akomeye cyane. Pawulo yaravuze ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Ubwiru bw'Imana burakomeye, ukabona Imana yigira umuntu, ukabona Imana ibabazwa, ukabona Imana ibamba. Umva, ubwo ni ubwiru bukomeye cyane. Ariko igisubizo gihari ni uko ijuru riri hafi gutabara, hanyuma ibyo bibazo byose twibaza tukazabisubizwa ubwo Yesu azaba agarutse. Hanyuma igitambo cya Yesu turabyemera, abantu benshi bazi ko Yesu yapfuye ku musaraba, birakomeye cyane kubyumva. Hari bamwe batabyumva, ariko ijambo ry'Imana icyo rivugaho muri Yesaya igice cya 9 muzasangamo ngo umwari azabyara umwana, uwo mwana azitwa Imana, azitwa umwana w'Imana, azitwa Uwiteka, azitwa Uhoraho. Ayo ni amazina yose Yesu yagombaga kwitwa. Iyo ugiye muri Bibiliya usanga harimo amazina arenga 150 Yesu yagombaga kwitwa. Ariko ibyo ngibyo ntitwabitindaho, kubera ko na Pawulo yarabirebye aravuga ngo si ugushidikanya, kubona Imana ibonwa n'abantu, ikabambwa, igakubitwa. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane. Hanyuma
hari amagambo amwe nifuza gusorezaho ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Uwifuzwa ibihe byose uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Ni ku cyigisho kivuga ngo ubwoko bwaciriweho iteka. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ni igitabo gitungwa n'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ni itorero Imana yabashe gushyiraho kugira ngo ribashe kuba hari ubutumwa rifite, kugira ngo ribashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ngo bafite ubutunzi. Ubwo butunzi rero nta bundi ni ijambo ry'Imana. Ayo magambo rero tugiye kuyasoma mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri paje 394. Ni amagambo nkunda cyane. Ubwoko bwaciriweho iteka. Ese iteka uzaricirwaho uri kugenda bigaragara? Ese iteka uzaricirwaho warapfuye? Ariko reka dusome ano magambo akomeye cyane. Ni mu agasubi agasoza ikavuye tukurikira kuri ako ngako ngiye kubasomera. 394 ngo mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe. Mu bihe byose, mu bihe bigiye bitandukanye, abantu benshi bahabwa umucyo ndetse n'amahirwe. Bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Ahari njye nawe Imana yabaraduhaye igihe cyo kwisubiraho, cyo kugira ngo twiyuzuze n'Imana. Andi magambo, nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Mwabantu mwe, igihe cy'imbabazi kizagira kigira iherezo. Ni icyigisho tuzakurikizaho muri hangana. Icyigisho tuzakurikizaho ndi kugitegura, muzabibona neza uburyo igihe cy'imbabazi kizageraho kikarangira, abantu bagasigara bameze nk'intumbi ku isi, abantu bakagenda mu buryo bw'ibigaragara barapfuye bahagaze, ariko imbabazi zarageze zite? Zarabarangiye. Ngo ariko icyo gihe kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa. Ariko igihe kiragera, imbabazi zikinginga ubuheruka, umutima ugeraho ukinangira, ukaba utagishobora gukorana na Mwuka w'Imana. Icyo gihe ryajwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha, maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Aha ngaho baramaje gutuka Mwuka Wera. Aha ngaho baramaje kujya impfura y'Imana. Nta jambo ry'Imana ryakugeraho ngo ribashe kumena umutima wawe, ngo Imana ibashe kuryakira. Ni ukuvuga ngo rero aya ni amagambo ngo igihe cy'imbabazi ngo kirajya kikagira iherezo. Mu cyigisho ndi gutegura cy'iminsi 2300, umunsi ntagiteguye, tuzabona neza uburyo yahise igeze, ndetse n'aho abana b'Imana bakwiriye kuba bari, ndetse n'aho wowe ugishaka kwihana wakagombye kuburi. Mu Yeremiya wanditse amagambo avuga ngo nimba warasiganwaga n'abagenda n'amaguru bakagusiga, mbese nihaza amafarashi zacu iki? Ni ibintu bikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rero dukwiye kuryiga kandi tugashyiraho umwete. Ijambo ry'Imana dukwiye kuryiga kugira ngo rituboneze. Ijambo ry'Imana dukwiye kuryiga kugira ngo ritugeze ku rugero rushyitse. Nshuti bavandimwe, igihe cy'imbabazi kizarangira. Ese zizarangira uhagaze he? Zizarangira uri mu mwanya w'Imana. Imana irifuza ko njye nawe twazaba turi mu mwanya wayo, hanyuma tukazajya kuri rwa ruhisho twahishiwe. Hanyuma amagambo ari mu byahishuwe, asongera no magambo yanditswe n'umujakazi w'Imana Ellen White, niwe wanditse no magambo ngo igihe cy'imbabazi cyangwa ijwi riravuga, ariko ngo rirageraho rikagira iherezo, ngo wa muntu ntabacyumva ijambo ry'Imana. Hanyuma amagambo nsoreza ari mu byahishuwe ni igice cya 3 ku murongo wa 20 na 21. Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20 tugera ku murongo wa 21. Hari amagambo avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Amen. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe, hanyuma tugire dute? Dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicara na Data ku ntebe ye. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana ryiza, yuko dufite isezerano yuko tuzicara ku ntebe turi kumwe na Yesu.
ngo tuzaba abacamanza, ngo tuzaba abaziranenge, tuzagendera hagati y'abamarayika. Ayo ni amagambo meza kandi ayo ni amasezerano Imana yifuza kuduha muri iki gihe. Uru rugendo rero ni rurerure kandi ni na rugufi kubwo kubana n'Imana byonyine. Hanyuma reka Imana ikomeze kubana natwe kandi twumve ijwi ry'Imana rikomanga ku mitima yacu. Twirinde kwinangira, twirinde kugenda uko tutari, ahubwo tugende nk'abanyabwenge, kubera ko iminsi ni mibi. Mu cyigisho kindi kizakurikira iki ngiki tuzareba neza iminsi 2300, tureba igihe cy'imbabazi kigeze kirangira, hanyuma ucunge neza nimba kitarakurangiriyeho. Ariko nimba ucyumva ijwi ry'Imana rikomanga ku mutima wawe, nimba ucyumva Imana ikurarika, nimba ucyumva Imana iguhamagara, ngaho kingura urugi, hanyuma uzagira amahoro yo mu mutima. Amagambo amwe nsorezaho na yari muri Zaburi ya 29 ku murongo wa 2. Ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Aya ni amagambo ateye ubwoba. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ni ukubera icyo abakiranutsi iyo bagwiriye abantu bishima? Nta yindi mpamvu, ni uko amaje kugera muri Yesu amuha amahoro. Yesu hari amagambo yabwiye abigishwa be ajya kujya mu ijuru ati ndagiye ariko mbasigiye amahoro, kandi simbaha amahoro nk'uko ab'isi batanga. Ayo mahoro rero yamaje kugera mu mukiranutsi, abasha kuba ari icyaremwe gishya kandi abasha kuba afite imbuto zamuka, kuko dusanga mu Bagalatiya igice cya 5. Mureke rero dusoreze aha ngaha, Imana irushaho kutugira neza. Iyi channel rero yitwa Trumpet Victory TV. Hanyuma ushobora gukora share kugira ngo nawe nimba wumva ubutumwa bugukoze ku mutima ubusangiza abandi, kandi nimba wumva ubu butumwa ushobora kuzajya ubureba igihe runaka, ushobora kubudownloadinga, byose n'uburenganzira bwawe ku bantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Nanone ushobora gukora subscribe kugira ngo ibyigisho byose twateguye bibashe kukugeraho kandi ubyumve neza. Hanyuma Zaburi nsorezaho ni Zaburi y'ijana. Zaburi y'ijana mureke nyisorezeho, hanyuma Imana ikomeze kubana natwe kandi duhe kumva neza ijambo ryayo. Ibidasobanutse Mwuka Wera akomeze kubana natwe. Hanyuma kuri Zaburi y'ijana, mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukomerere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Amen. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari byo guhimbaza mumushime musingiza izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Niyo mpamvu imbabazi umunsi mu gihe zikiri gukomanga ndakurarikira kuzakira. Reka ibyo mbigusabire nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Uri Imana nziza, ushobora byose, urakomeye. Wadusezeraniye imbabazi zawe binyuze mu gitambo cy'umwana wa Yesu. Ngaduhe kuzakira kandi uduhe kwiboneza umunsi ku munsi, uduhe kuba nkawe nk'uko wari uri ku isi, kandi watubwiye ko bishoboka. Byose mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranwa, abazatumira azajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yabarariritse, ubwo azabahamagara. Azaba yabarariritse, abazatumira azajyana nabo.